Muraho neza turabasuhuje bwoko bw'Imana, Imana ihabwe icyubahiro. Bakunzi ba Irera TV 1 turabasuhuje abari hirya no hino mudukurikira, mudahwema kutumenyesha yuko mudukurikira munatugira inama, by'umwihariko n'abadusanga inbox mukatugezaho byinshi bitandukanye by'uburyo umurimo w'Imana ukwiriye kunozwa kandi bikagenda neza mu buryo bukwiriye. Turabashuhuje rero mwiyumve mwikaze muri kino kiganiro. Abatarakora subscribe ngo babe mwitsira cyangwa abanyamuryango ba Irera TV 1 nawe wayikora, ni byiza cyane. Kandi turagusaba kugira ngo uyu mwanya mu gihe turi kumwe muri kino kiganiro ube bugufi kandi ugitega amatwi kino kiganiro, kubera ko kwita kuri buri kiganiro dushyize kuri iyi cano ni iby'igiciro, kuko buri kiganiro nta gihuje n'ikindi. Nubwo hari amagambo ushobora kumva yaba aratangira ikiganiro ukumva ajya gusa nk'ayandi, ariko nta kiganiro gihuje n'ikindi intego cyangwa igisobanuro, kuko iyo ugikurikiranye ukagira ubwo ugisoza ukakirangiza usanga ari mu itandukaniro kandi rinini cyane, kandi ryose ryari ry'umumaro yuko urimenya. Rero niyo mpamvu ngukangurira na kino kiganiro utangiye wumva, mu gihe ugitangiye waza no kugera ku musozo wacyo ukaza kumva umwanzuro wavuyemo w'icyo nawe wakora n'icyo wareka, kugira ngo ugume mu murongo w'icyo ugomba gukora mu buzima urimo ku isi. Kuko buriya ubuzima wowe urimo mu isi burihariye, si nk'ubwa mugenzi wawe cyangwa wa wundi ushobora kuba utekerezaho, wowe urihariye ubwawe. Rero uko ujya kuri buri kiganiro ukagikurikirana urasangamo umwihariko wawe n'icyo ugomba gukora, utarebye ku wundi muntu. Cyo ukoze umugabo ushobora gutanga cyangwa ushobora kubigihamya ni uko wareba mu byanditswe muri Bibiliya, ariko muri ibi biganiro turimo gukora wahasangamo n'ibidufasha. Rero tugarutse gato kuri kino kiganiro n'ubundi tugiye kurebaho, kirimo byinshi byimbitse kandi by'umumaro. Turaza gusangamo intego cyangwa n'impamvu turimo kubagezaho bino biganiro bisa nkaho turi mu ntangiriro yabyo. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo hari ibyo urimo kubona kuri iyi cano yacu bikaba hashize imyaka iri muri 2 bitambutseho, ariko muri iyi minsi urasa nkaho ubona yuko turi mu isura nshya. Rero ibi ngibi urimo kubona turimo nko mu isura nshya, turi mu ntangiriro yabyo. Rero nubwo urimo kubona hari bijya kugira, hari aho birimo kugirana isano, ni uko turi muri baze yabyo. Rero nagukangurira kugira ngo buri kiganiro ugikurikirane ukwacyo, kandi ngushishikariza kugira ngo ugitangire unagisoze, kugira ngo wumve umwanzuro urimo, kandi nawe bigutere kugira umwanzuro ufata mu kubaho kwawe, yaba ari imibanire yawe n'abandi, yaba ari imibanire yawe no ku Mana, ukareba n'icyo Bibiliya ibishimangiraho ku mubano wawe n'Imana, uko igusaba icyo wakora n'icyo ukwiriye kureka, kugira ngo ihore ikwita umwana wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ku byo tugiye kuganira rero, tugiye kureba ku kintu ukwiye kubona cyagutera ishyaka mu by'umurimo w'Imana. Urasanga ikintu cyitwa ingororano ari ikintu gikwiriye kuba cyakaguteye kuba wakurikirana bino biganiro tugira, kuko icyo turimo kurebaho, turimo kureba ku buzima twategura bw'ahazaza, ariko turi muri buno buzima bwo mu isi. Rero niho turimo kureba ngo wategura gute ingororano zawe, kandi ukwiye no kugira ishyaka ku ngororano zawe. Ariko iyo dusomye muri Bibiliya turareba ku by'ingororano by'ahazaza, uburyo Bibiliya bivugaho tufatikanye. Wowe nkurikiye n'ubundi warambura Bibiliya ubaye uyifite cyangwa uyifite muri telefone, tugareba hamwe ingororano. Ni urugero rumwe, ntabwo hose twahita tuhasoma icyarimwe. Hari igihe wenda uko mugenda muduha ibitekerezo n'ibyifuzo dushobora kuzajya mu indani tukareba ingororano y'ubwoko bw'Imana, cyangwa abana b'Imana, cyangwa baragwa, cyangwa barokore, cyangwa barokotse urupfu rw'iteka. Turareba, turasoma hano mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorino, ibice 2, dusome umurongo wa 9. Turahita tuhabona ingororano ni
nari mbabwiye yuko ari agace gatoya ku ngororano, ni nk'aho ari sample kadusome, ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Urwo ni urugero rutoya cyane. Hari ibyo tubona muri iyi si tukabona ni ibirenze, tukabona tubigezeho twaba tubaye ibikomerezwa cyangwa tubaye abakomeye cyane cyangwa abari hejuru y'abandi, ariko ibi ngibi uvuga ubona cyangwa ingero watanga z'ibirenze muri iyi si, utwo ni utuntu duciriritse, ntabwo wabigereranya n'iby'ingororano tuzahabwa mu ijuru cyangwa mu bwami bw'Imana, cyangwa ibigenewe ubwoko bw'Imana nyirizina, cyangwa ibigenewe abana b'Imana, cyangwa ibigenewe abizera, nk'uko tubisomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorino ibice 2:9. Niyo ukomeje ukomeza ubyumva, ariko haravuga ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Urumva ni Imana yo nyirizina yabiteguye, si abenjeniyeri runaka barenze ku isi babubatse inyubako runaka, si abashinzwe gutegura baguteguriye uzi muri iyi si barenze, oya, Imana nyirizina nyiri kurema abo bose uzi ibi bikomerezwa cyangwa barenze, iyabaremye niyo yagize gute, yiteguriye abayikunda iby'amaso atarabona, ibyo utarumvisha amatwi yawe, ndetse n'ibitarinjira mu mutima w'umuntu, ibyo ngibyo nibyo Imana yiteguriye abayikunda. Tugarutse n'ubundi ku kiganiro twari turiho aho ngaho, ku gace gato twari turiho ni ku by'ingororano. Nababwiye ko n'ubundi turaza kugera no kureba impamvu nyirizina y'ibi biganiro turimo kubagezaho, bisa nk'aho turi mu itangira yabyo. Ubu ni itangiro, kandi impamvu mbashishikariza gukurikirana ibiganiro turiho muri iyi minsi ni uko bizagufasha ku byo tugiye gukurikizaho hanyuma, kuko bizasaba yuko wamenya ibi ngibi, wabisobanukiwe. Ibi biganiro turimo gucamo ari iki ngiki n'ibindi tumaze iminsi dukora, ngira ngo ubaye utaranabyumvaho ngo ubyumve ibisoze, buri kimwe cyose ugisoza byakugora ku biganiro tugiye kwinjiramo, kandi nyirizina nibyo biraza kutwinjiza kugira ngo usobanukirwe impamvu y'ubuzima bwawe kuri iyi si, intego y'ubuzima bwawe kuri iyi si. Tugarutse n'ubundi twareba nyirizina abantu bababazwa cyane muri iyi si, bakababazwa ku bw'impamvu z'amahame y'ubwoko bw'Imana, ndetse bakababazwa ku bw'impamvu z'inyigisho z'ubwoko bw'Imana. Aba bantu barahiriwe mu rwego ruri hejuru, cyangwa bateganirijwe ingororano, cyangwa abangaba bababazwa ku bw'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abarimo kubabazwa cyangwa bakarenganywa ku bw'impamvu z'inyigisho z'ubwoko bw'Imana cyangwa God's people. Aho ngaho hari ingororano bateganirijwe kandi zirenze, zikomeye kuruta uko abantu baba babitekereza. Ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe muri iyi si tuzi yuko ugera ku kintu ari uko byabaye kugorana. Ndimo kubivuga ngo muri rusange, kuko hari abantu bahabwa nk'impano cyangwa nk'umurage, ariko nyirizina tuzi yuko umuntu agera ku kintu kimuha umunezero cyangwa ku byo yashaka kugeraho ari uko yakoresheje imbaraga nyinshi, akagira n'ibimubabaza. Rero uko abantu bababazwa ku bw'inyigisho z'ubwoko bw'Imana no kubabazwa cyangwa ku bw'amahame y'ubwoko bw'Imana ari bo God's people, abo ngabo bafite ingororano zirenze uko abantu twabitekereza. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ku bw'iki ngiki ngiye kubanyuriramo gatoya nk'urutonde cyangwa liste y'impamvu turimo kugezaho zino nyigisho. Ni zimwe mu mpamvu, kuko hari izo turababwira, hari n'izo tutari buhite tubamenyesha aka kanya, kubwo kuba ku bw'igihe gitoya, cyangwa kuba tutari mu buhite ako kanya tubibamenyesha ku bw'igihe dufite kidahagije. Reka turebe iya mbere, ni ukugira intego. Gukurikirana izi nyigisho muri wowe ubasha kwitegurira kugera ku ntego yawe.
kabiri, kugira ubumenyi. Ibi biganiro bigufasha kugira ubumenyi, ariko byose bishamikiye ku cyitwa Bibiliya, ndetse kuba abaragwa b'ubwami bw'Imana, cyangwa kujya mu bwami bwo mu ijuru, cyangwa kugera ku cyo Imana ishaka ko abantu bageraho. Yego, ku kindi ni ugukora ibyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo usobanukirwe icyo Imana ishaka, uko ukurikirana bino biganiro turimo kugenda tubagezaho, uzasangamo nyirizina icyo Imana ishaka, cyangwa icyo ishaka ko wakora, cyangwa icyo ishaka ko wakorera mugenzi wawe, cyangwa urasangamo ubuzima Imana ishaka ko wabamo, kugira ngo ikwishimire, ikwigire icyirato kuri yo. Imana yacu ishimwe cyane. Ikindi ni ukumenya impamvu yawe yo kuba ku isi, kumenya impamvu y'ubuzima bwawe, cyangwa impamvu yawe yo kuba ku isi. Ikindi, kumenya impano zihishwe. Uko ugenda ukurikirana ibiganiro turimo kubagezaho, ndetse n'ibindi bitari bikeya biri hanyuma bigiye bizatambuka mu buryo bugiye butandukanye, birimo n'inyigisho zigiye zitandukanye ariko ziganisha ku kintu kimwe, zizanakumenyesha impano yawe cyangwa impano ya bagenzi bawe. Ikindi, guteza imbere gukorera hamwe no gufatanya. Ibi biganiro bizanagufasha kandi kuba wowe watera imbere mu buryo bwo kubasha gukorera hamwe n'abandi, ndetse no gufatanya. Ikindi ni ukongera icyizere, kongera kwigirira icyizere muri wowe, kongera kwigirira icyizere. Ni ukuvuga ngo icyizere wigiriraga, cyangwa confidence wigiriraga, ibi biganiro bigufasha kongera izo confidence wigiriraga, kugira ngo ubashe kugera ku ntego y'icyo uteganya, cyangwa kugira ngo ubashe kunoza neza intego zawe. Ikindi nanone kandi, kongera kugira ishyaka ku giti cyawe, kongera kugira ishyaka ku giti cyawe. Byumvikane, harerekana yuko bikongerera kugirana imikoranire n'abandi, ariko nanone ibiganiro bikagufasha, ndetse n'izi nyigisho n'amahame bigufasha kongera ku giti cyawe kwigirira icyizere ku giti cyawe, cyangwa kongera kugira ishyaka ku giti cyawe. Ikindi nanone tuzarebamo muri ibyo biganiro, ndimo kubamenyesha yuko ibi ni bimwe, ni dukeya mu mumaro ibi biganiro bigomba kutugirira: kunoza ubuhanga, kunoza icyo ufite cyawe cy'umwimerere, atari uko wagikuye ku bandi, icyawe ufite atari uko wagikuye ku wundi muntu, noneho guhabwa cyangwa gusobanukirwa kunoza icyo ngicyo. Byakorwa gute? Nabigenzane. Ibiganiro turimo gukora ndetse n'ibizaza hanyuma bizahagufasha. Ntabwo ko byose bishamikiye kugira ngo tunoze icyo Imana ishaka ku bwoko bwayo, tunoze kandi n'icyo Imana idusaba, ubushake bwayo ahanini dusanga mu byanditswe muri Bibiliya. Ikindi turasanga ari ukwitoza gukoresha igihe neza. Ikindi kandi turasanga ari uguteza imbere ubushobozi. Ibyo byose tuvuga n'ibyo rekeye kuri wowe. Ikindi ni uguteza imbere guhanga. Yego, dukomeje, ukwiriye ku buzima bwawe kumvira umwuka, kumvira umwuka ukurimo. Rero ahangaha harazamo ikintu kigendanye no kwisobanukirwa, kugira ngo umenye uwo uriwe. Nimba ijambo ry'Imana turimo kuryiga rikatwereka yuko, rikaduhishurira yuko, kandi ari nako biri, yuko turi ubwoko bw'Imana, cyangwa turi abana b'Imana, cyangwa turi abaragwa b'ijuru, cyangwa turi abizera Yesu Kristo, cyangwa turi abacunguwe, cyangwa turi abarokowe. Icyo gihe iyo wamaze kwimenya uwo uriwe nyirizina, biguha umurongo ngenderwaho, kuko umenya yuko wihariye muri icyo gikorwa, utari bugendere ku wundi, kuko wowe ubwawe wamaze kwimenya. Iyo wamaze kwimenya, ntabwo bigusaba kugira ngo ugendere ku wundi muntu runaka, kugira ngo udatakaza umwimerere wawe,
ari naho twasanze n'ubundi hari umuntu wese afite intego y'ubuzima bwe ku isi, cyangwa Imana hari impamvu yamuzanye ku isi, icyo gihe rero ntabwo ugomba gutakaza umwimerere wawe. Umwimerere wawe rero icya mbere ni ukubanza kuwumenya. Aho ngaho byose turagenda tubirebera hamwe, kandi nagira ngo ngufashe wamaze kwimenya, bigutera kugira uko witwara kuko umaze kwisobanukirwa. Urakoze cyane. Aha ngaha rero bishatse kuvuga iki? Nimba ijambo ry'Imana wabonye ko rikubuza ikintu, ntabwo urareba yuko runaka we avuga ko ayo makuru ayazi ariko akaba anyuranya nabyo. Wowe kora icyo ijambo ririmo kukubuza ukireke, kandi nicyo rikwemerera gukora aba ari cyo ukora, utavuze yuko runaka we atari mu murongo wabyo. Wowe ubahiriza icyo ijambo ririmo kugusaba. Urakoze cyane. N'ubundi dukomeje, hari ibyo dukomeje kuzirikana, kuko dukwiye kuzirikana kuri buri kintu cyose mu kubaho kwacu, kandi mu bigendanye n'ivugabutumwa no gukora iby'umumaro, hari icyo tuzasangamo cy'ingenzi kigaragara nk'ivugabutumwa ku bamaze kuba abana b'Imana cyangwa baragwa b'ubwami. Hazamo kumenyekanisha iby'ubwami bw'iwacu, aribwo bwami bwo mu ijuru. Niho dufatikaniriza hamwe, nawe udukurikiye, niho dufatikaniriza hamwe. Nimba iki kiganiro ugikurikiye ukabona harimo iby'ijambo ry'Imana ririmo kudusaba kandi tugomba kunoza, bikwiriye yuko ushyigikira icyo kiganiro kandi ukakimenyesha n'abandi. Ntabwo ari ibintu watindaho cyangwa ubitekerezaho cyane. Umvira umwuka w'Imana uri muri wowe, kora like, kugira ngo ubwo urimo kubikora aho ngaho, kuko n'abandi bashyigikira iby'ubwami bwo mu isi bakora like ku biganiro baba bakurikiye. Kubera iki? Bigendanye n'amarangamutima yabo cyangwa bigendanye n'icyo bari bararikiye. None we ni gute uraza kubona cyangwa kumva ikiganiro kirimo guhamya iby'ubwami bw'iwanyu mu gihugu cyo mu ijuru, ukaba bavuga ati nturi bukande kuri like, cyangwa ngo ube ukande kuri subscribe, kugira ngo buri kiganiro cyose n'ubundi kigiye kuri channel nk'iyi ngiyi cyangwa n'indi irimo kuvuga ibigendanye n'iby'ubwami bw'Imana, kugira ngo icyo kiganiro gihite kikugeraho. Ikindi, utanga igitekerezo ko umwuka w'Imana urimo kukuyobora muri wowe. Utanga igitekerezo cyangwa ugatanga ikibazo cyangwa inyunganizi, ukanyura muri comment. Ibyo byose birimo gushyigikira ubutumwa bwiza. Imana igumye ibe mu ruhande rwacu, ni naho aho ngaho hazamo kugira ngo ube wamenyesha n'abandi ubutumwa bwiza. Iki kiganiro ukaba wakanda aho ngaho kuri share, ukoherereza n'abandi iyo link, yaba ari mu magurupe ndetse yaba ari no kuri WhatsApp yawe, ukagishyira hehe kuri stati, kugira ngo babandi bari hirya kure, hari abo muziranye bari hanze bafite nimero zawe, hari abari hirya no hino mu gihugu bafite nimero yawe, kutabasha kubageraho ngo baganirize icyo wumvishe muri kino kiganiro cyangwa n'ibindi biganiro bica kuri iyi channel ya Irera TV1. Iyo ubishyizeho gutyo ukabisharinga, bibageraho kandi ubutumwa nabo bukabageraho nk'uko nawe bwakugezeho. N'ubundi iyo babaye araba Imana yageneye yuko babasha kubahiriza iby'Imana yavuze muri Bibiliya, icyo kiganiro babasha nabo kugishyigikira. Murakoze cyane ku icyo ngicyo. Rero niyo mpamvu binashoboka yuko kugira ngo ikiganiro cyumve cyane unagisobanukirwe, hari igihe ukidanarodinga unyuze n'ubundi ku yindi application, ari iriya wenda waba ukoresha ya Vidmate, wenda ufite n'indi ukoresha, cyangwa kuri no kuri YouTube ukoresha offline, nayo birakunda ukakidownloadinga. Ariko igihe utari online, nabwo ukaba wajyayo ukaba wakugisubiramo ukacyumva. Nabwo uburyo burakoreshwa kugira ngo ikiganiro gisobanukirwe n'inyigisho yatambutsemo ubashe kuyifata, n'uburyo ukabona uburyo wayimenyesha n'abandi. Yego, murakoze cyane. Rero birakwiriye yuko kubw'ivugabutumwa uganiriza bagenzi bawe. Aho muba murimo muganira, ganiriza bagenzi bawe ku bigendanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uri umuragwa w'ijuru, uri uwarokowe,
uri umurokore, uri mu itsinda ry'abizera Yesu Kristo, kuki ushaka kwihererana icyo ngicyo wamenye kandi uzi ko nawe cyakugiriye umumaro, ukaba usigaye uyoborwa n'umwuka w'Imana? Bagenzi bawe murimo kuganira, baganirize ku butumwa bwiza, ku byo wumvishe muri iki kiganiro, ku byo wumvishe mu kindi kiganiro, bibaganirizeho. Ntabwo kuba hari wakumvamo inyigisho wenda wari wumvishe bwa mbere ukumva nihuye n'ibindi wari usanzwe uzi, bibaganirize. Noneho uko mugenda mubisangira, muragenda muhana ibisobanuro mugendeye ku cyo Bibiliya ivuga, bitagendeye ku byo abantu bavuze, ahubwo ku cyo Bibiliya nyirizina yo ivuga ubwayo. Ariko kubwo gukurikirana ikiganiro neza kandi ukagitega amatwi muri ibi biganiro dushyira kuri iyi channel, ubasha gusobanura neza ukubajije impamvu z'ibyo ngibyo urimo kubigisha kandi bigakunda. Urakoze cyane abo uganiriza nabo bagezeho ubu butumwa bwiza wumva muri bino biganiro bica kuri Irera TV 1. Murakoze cyane. Rero turagaruka no ku kindi. Hari ikintu ukwiriye kurebaho, ikindi tugiye kurebaho, ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubwo intego y'icyo kintu. Ahantu tuhagarukeho, icyo kintu niyo Mana yawe. Tugaruke gataka kantu kumve, ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo niyo Mana yawe. Aha hantu hasobanukirwe neza, turifashisha aya magambo. Benshi bazi kuvuga iki, ikintu utakazaho igihe kirekire mu bitekerezo byawe, bigasanga bigarukamo buri kanya inshuro nyinshi, ugasanga n'imbaraga zawe niho usa nkaho uziganisha ku bw'iyo ntego y'icyo kintu, ugasanga n'ubutunzi bwawe niho busa nkaho bushirira. Icyo kintu niyo Mana yawe. Uragira uti gute, bimeze bite? Aka kantu ariko kumve neza. Soma ijambo ry'Imana. Twababwiye yuko nkunda kubivuga, ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese dushakaho, kugira ngo abe ari cyo dukora nk'abana b'Imana, tuzaragwe ubwami, tuzahabwe ingororano zacu. Iryo shyaka ryo kwiga ijambo ry'Imana ry'ingenzi. Reka rero turebe icyo Bibiliya ibivugaho, uburyo ikintu utakazaho cyangwa ikintu uharira igihe kirekire mu buzima bwawe kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi bwawe ku bw'intego y'icyo kintu, icyo niyo Mana yawe. Reba ijambo ribivugaho mu Bafilipi, rambura mu Bafilipi ibice 3, soma umurongo wa 18 n'uwa 19, uraje ubone urugero rwabyo. Bafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 haravuga ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. 19, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Urwo ni urugero rw'ikintu kimwe. Nari ndimo mbabwira ngo ikintu utindamo, ikintu h'igihe kirekire mu buzima bwawe, mu kubaho kwawe, ikintu utakazaho imbaraga zawe, ubutunzi bwawe, icyo nicyo Mana yawe. Iri jambo ngira ngo rihise ribikwereka nyirizina. Iri jambo ritweretse yuko ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ego amaherezo yabo ni ukurimbuka. Imana yabo ngiyi rero bayisobanuye, Imana yabo ni inda. Noneho abangaba kuki bigaragaye yuko Imana yabo ari inda? Icyambere kigiye kubikwereka kuko ariho batakariza igihe, ngo biratana ibiteye isoni byabo. Ni ibyabo ku giti cyabo, ngo bahoze umutima ku by'isi. Igihe cyabo kinini barimo kugitakaza ku by'isi, umwanya wabo barimo kuwutakaza ku by'isi, ubutunzi bwabo barimo kuwutakaza ku by'isi, imbaraga zabo barimo kuzitakaza ku by'isi. Bibiliya ihise ivuga ngo Imana yabo ni inda. Kubera iki? Barimo kuganisha ku cyabatunga, ku cyatuma bamenyekana mu isi, ku cyatuma mbese kw'icyo ngicyo. Bibiliya ihise ibyerekana yuko ngo Imana yabo
ari inda. Kuki? Nicyo bahozaho umutima, ngo bahoza umutima ku by'isi. Rero wavuga uti se kuki bavuze ku by'isi, wowe ukavuga ngo Imana yabo ni inda, kandi biri kuvuga ko bahoza umutima ku by'isi? Nuko iyo nda n'ubundi nayo ni iby'isi, ntabwo ari iby'ubwami bw'Imana, kuko n'ubundi biyitunga nayo ni iby'isi, kuko bafite biriya by'isi nibwo babasha guhaza ya nda yabo, ariyo mana yabo. Tugaruke kuri rindi jambo ry'Imana, tuje kuri sayidi y'ubwoko bw'Imana, aho bakwiriye gutakaza umwanya. Si ugutakaza umwanya, ahubwo aho bakwiriye gutinda, n'aho bakwiriye gushyira ubutunzi bwabo n'imbaraga zabo, ni ahangaha. Niyo mpamvu ko ibintu turimo kubivugaho cyangwa turimo kubiganiraho, uzahita cyangwa urahita umenya, usobanukirwa wowe Imana yawe cyangwa imbaraga zawe aho urimo kuzitakaza ni ku Mana yihe. Ndimo kuzitakaza guki? Nimba ndimo kuvuga ko Imana yo mu ijuru, Data wa twese, ariyo Mana yanjye, ubundi ndimo gutanga igihe kingana iki kuri yo, cyangwa mu byayo, cyangwa mu bayo? Yego, niyo mpamvu turagaruka hano dusome noneho, umvira ijambo. Turasanga mu Bakolosayi ibice bitatu, naho harabyerekana. Abakolosayi ibice bitatu, umurongo wa mbere n'uwa kabiri urabisobanura. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ngira ngo aha naho urahagarutse, urahumvishe cyane. Herekanye yuko ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, nuko rero nimba warizeye Yesu Kristo, bikakugira kuba umwana w'Imana, bikakugira kuba umuragwa w'ijuru, yego, ngo mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Kabiri havuga ngo iki? Mujye muhoza umutima ku biri hejuru. Guhoza ni nyine igihe icyo gihe kiboneka irimo kugitanga kuri nde? Ku biri hejuru mu ijuru. Tubonye yuko ariho Kristo umucunguzi wacu ari, kandi niwe watugize kuba abaragwa b'ijuru cyangwa abana b'Imana. Rero ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Niyo mpamvu uzasanga abantu babiri bari ahantu, ariko ugasanga hari ibyo batarimo kumvikanaho. Kubera iki? Umwe icyo arimo guha agaciro, undi si icyo arimo guha agaciro. Kubera iki? Imana zabo si zimwe. Rero nimba umwe ibyo mu isi ari byarambirijeho, nimba undi Imana ye iri mu ijuru, kubwo kwizera Yesu Kristo, Kristo ari we wicaye iburyo bw'Imana, akaba ari we uri hejuru. Natwe ijambo rikaba ririmo kudusaba ngo muhoze umutima ku biri hejuru, atari kuri biri mu isi. Abo bantu babiri n'ubundi ntabwo ibintu bari bubyumve kimwe, ntabwo bari bugende mu murongo umwe. Rero aha ni icyitondero, birakwiye kumenya ngo nihe urimo gutakaza imbaraga zawe. Ubushobozi bwawe urimo kubusiga, urimo kubutanga hehe? Mbese igihe cyawe kinini urimo kukiganisha kuki? Ni ku by'ubwami bw'Imana, ni ku biri hejuru mu ijuru, cyangwa ni ku biri mu isi? Aho ngaho haraguha igisubizo. Ndimo kubabwira muri iki gihe nk'iki, ndimo kubabwira yuko tugiye kubagezaho ibintu by'ibiganiro biremereye, kandi birimo ibisobanuro byinshi utari warigeze wumva na pasiteri wawe bikubwira, cyangwa bishopu, cyangwa padiri, cyangwa musenyeri. Kubera iki? Turimo kwinjira indani muri Bibiliya tutagamije ngo abantu baraza kuduha ibyo mu isi turimo, ahubwo kuko turi abaragwa b'ijuru, kandi iwacu akaba ariho mu ijuru, turabaha ibibaganisha muri ubwo bwami, ubyemera. Yego, urakoze cyane ku icyo ngicyo. Rero Imana igumye iba mu ruhande rwanyu. Niyo usomye rino jambo, kadurisome, riri mu Bafilipi, n'ubundi rirashimangira iki ngiki nari mvuze yuko dukwiriye guhoza umutima. Irimo kuvuga ku bwoko bw'Imana aho muherereye hose. Nzi yuko ubwoko bw'Imana tutari hano mu Rwanda gusa,
ahubwo namwe muri hirya no hino ku yindi migabane, yaba ari umugabane wa Amerika, abari muri Aziya, muri Europe, abari muri Australia, impande n'impande ubwoko bw'Imana burahari. Ariko ngo twebwe turimo guhoza umutima ku biri hejuru atari ku by'isi, abo ngabo nibo ubwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana. Mu Bafilipi ibice 3 rero ku murongo wa 20 haravuga ngo iki? Haravuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze cyane, Imana ibane namwe. Nishimiye yuko kino kiganiro ucyumvishe ukaba ukigejeje ku musozo. Sangiza bagenzi wawe iki kiganiro n'ubutumwa bwiza umaze kwigira kuri iyi channel, atari yo yonyine, ahubwo n'abandi b'ubwoko bw'Imana mwagiye muganira, kugira ngo muhane ibishyitse, ubone nawe uko utanga ibishyitse. Murakoze cyane, n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa n'ishyaka kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese dushakaho, kugira ngo tuzaragwe iby'ubwami bw'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru nk'abana b'Imana. Murakoze cyane, nakagaruka.